inshuro nyinshi abantu bibaza ikibazo kigira kiti ese ubundi umuntu yasohoka gute mu cyaha mu gihe yagikoze? Ese niki gitera umuntu kwihana ariko akajya yumva ntiyababariwe, akajya yumva umutima uramurya kandi yitwa ngo yarihannye? Ese ubundi icyaha kitababarirwa cyo ni ikihe? Ese ujya umenya neza ko kwatura umuntu agomba kwatura bifitanye isano n'uburemere bw'icyaha yakoze? Icyaha nakaturira mu bandi, icyo nakiyaturira n'icyo nakaturira Imana ni ikihe? Ese icyo nshobora kwaturira mugenzi wanjye cyo ni icyaha kiba kimeze gute? Ubundi si ibyaha bisumbana mu ruhe rwego? Bamwe bati habaho icyaha kinini, abandi batabaho icyaha gitoya, abandi bavuga ko ibyaha byose bingana. Ese ubundi uko ni ukuri? Ibyo bibazo byose tugenda twibaza ku kintu kigendanye n'icyaha ndetse igicumuro n'igisa n'icyaha, uko umuntu abisohokamo akongera agahinduka muzima. Ese ubundi umuntu yezwa gute, yahinduka uwera gute? Byose nibyo tuje kubaganiriza muri iri somo ry'icyaha, aho tubasaba kubana natwe muri iyi nyigisho, mugakurikira mugasobanukirwa neza, mukabasha kumenya uko umuntu ashobora gusohoka mu cyaha mu gihe yaba yakoze icyaha, ndetse kugera ku rwego yumva abohotse, ababariwe imbabazi z'Imana zamaze kumugeraho. Ese ni ryari umuntu ashobora kwihana nanone imbabazi z'Imana ntizimugereho nubwo aba yamaze kwihana? Ese ubundi hari icyaha kitababarirwa cyo kiba kimeze gite? Byose ni muri iyi nyigisho. Reka mbahe akanya mukurikire ijambo ry'Imana. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya. Iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke. Amahoro ya Kristo bene data, amahoro y'Imana nabane namwe. Nimugire umugisha w'Imana, nimugire imbaraga zituruka ku Mana. Bifurije gukomerera mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye, mu mpande zitandukanye, aho mudukurikira muri, Imana y'amahoro nibane namwe. Mbahaye rero ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Nitwa Misago wa Rufeti, umwigisha w'ubutumwa bwiza. Umunsi ku munsi duhora duteze amatwi Imana kugira ngo twumve ikiduha, maze nimara kukiduha natwe tukibazanire. Ku bantu mukurikira channel zacu, yaba Mugoroba TV 1 ndetse na Bimukira TV, hari inyigisho twatangiye yitwa inyigisho cyangwa se isomo ku cyaha ndetse n'uburyo bwo gusohoka mu cyaha. Ubwo mu gice cya mbere twabashije kubasobanurira kategori zigera muri 3 ibyaha bibarirwamo cyangwa se gukiranirwa ubarirwamo, aho twabasobanuriye kategori ya mbere yitwa igicumuro, tubasobanurira kategori ya kabiri yitwa igisa n'icyaha, ndetse na kategori ya gatatu y'icyaha cyicisha. Izo ni kategori 3 gukiranirwa kuberamo, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo gukiranirwa kose n'icyaha, ariko hakabaho icyaha cyicisha. Ibyo rero twarabibigishije. Waba atarabonye igice cya mbere cyabanje, yatwandikira tukamuha linki. Ushobora kwandika muri komenti ukatubwira ngo nimuduhe linki y'igice cyabanje, uretse ko turi bunayishire muri komenti. Aho handikwa komenti wareba hasi wabona igice cya mbere cy'inyigisho yabanje, kandi ushobora no guca mu gikari kuri 07845224 ukaba watwandikira nanone, kandi twagusubiza cyangwa se tukaguha ikiganiro waba utarabonye. Uyu munsi rero turakomeza n'igice cya kabiri, aho noneho tugiye kwigira hamwe intambwe zigera muri 3 zo gusohoka mu cyaha. Intambwe zigera muri 3 zo gusohoka mu cyaha. Nongere mbibutse ko iyo umuntu yihannye nabi, abantu umutima umucira urubanza kandi yitwa ko yihannye. Ni hahandi umuntu usanga yarihannye, ariko yaba ari nko mu iteraniro, byaba ngombwa ko umwuka w'Imana yongera gukomoza kuri cya cyaha, akumva umutima uramuriye kandi yitwa ngo yarihannye. Umuntu agahora umupira umutima umucira urubanza kandi avuga ko yihannye. Ibyo byose rero bifitanye isano
nuko umuntu yihannye nabi, kwihanira atari haho kwihanirwa, kwaturira utari uwo kwaturirwa bitewe n'uburemere bw'ikosa umuntu yakoze cyangwa bw'icyaha yakoze, kuko kwihana kugendana n'uburemere bw'ikosa umuntu yakoze ndetse n'icyaha yakoze. Muri iri somo rero ry'icyaha tuzabonamo byinshi, tuzabonamo ibigendanye no kwatura n'uburyo umuntu yatura. Ese umuntu yaturira ryari, yaturira mugenzi we ryari, yaturira mu ruhame ryari? Ibyo tuzabibona, ariko kandi ntabwo twabigisha isomo ry'icyaha ngo tuzabure no kubigisha icyaha kitababarirwa. Nacyo tuzakigeraho, tuzarebera hamwe se ubundi icyaha kitababarirwa ni ikihe, ko tuzi ko iyo umuntu agihumeka akiriho asabye Imana imbabazi yamubabarira. Ese icyaha kitababarirwa cyo ni ikihe? Nacyo tuzakigeraho kugira ngo tubashe kujya tukitwararika. Reka rero dusenga Imana, hanyuma nitumara gusenga Imana turakomeza tuganira n'ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Uhoraho, ndaguhimbaje. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni iryera, ijambo ryawe ni iry'ukuri, ijambo ryawe ni iry'imbaraga, ntabwo rihinduka, kandi nk'uko udahinduka niko naryo ridahinduka. Riba rifite ububasha ndetse n'ubushobozi bwo guhindura, bwo gukiza, bwo gutandukanya ubugingo ndetse n'umubiri, bukabasha kubitandukanya. Nyemerera muri uyu mwanya, yaba njye umugaragu wawe ugiye kurivuga unshyigikire, n'abateze amatwi bumva nabo ubashyigikire, twese twungukire imbere yawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, turasoma igice cya 7, dusome umurongo w'10. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyaho cya 7, dusome ku murongo w'10. Haragira hati: agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kakazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Nicyo cyanditswe twaba twifashishije, n'ibindi turaza kugenda tubibabwira uko tugenda twigira imbere. Tugiye rero kwiga intambwe zigera muri 3 ziganisha ku gusohoka mu cyaha mu gihe umuntu aba yakoze icyaha. Nk'uko n'ubundi twabonye kategori 3 zo gukiranirwa cyangwa se umuntu anyuramo akiranirwa. N'aha rero turabona intambwe zigera muri 3 umuntu atera asohoka mu cyaha. Abantu benshi bakora ibyaha, ariko kumenya ngo nabikira gute nicyo kibazo, kumenya ngo nabisohokamo gute nicyo kibazo. Rimwe na rimwe hari n'ubwo abantu bigishwa nabi uburyo bwo kwihana, hakaba ubwo umuntu yihana nyine ukagira ngo arihanye, ariko mu by'ukuri akaba atanihanye. Reka rero twihuse duhere ku ntambwe ya mbere iganisha ku gusohoka mu cyaha. Intambwe ya mbere ni agahinda. Ni agahinda uterwa n'ikosa wakoze. Agahinda uterwa n'ikosa wakoze. Abantu benshi iyo bakoze ibyaha hari ubwo usanga bibashimishije, ukabona nta mubabaro bafite, ukabona rwose nta guhunga mu maso, ukabona ntacyo bimubwiye, ukabona araryama arasinzira, ukabona afite amahoro, ukabona ararya ibiryo bikagenda. Ibi ngibi biba bisa n'ubukunguzi, kandi biba biganisha nyirabyo ahantu habi ho kuzamukoraho, hakaga habi cyane. Ubundi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko nta mahoro y'umunyabyaha, ni ko Uwiteka avuga. Amahoro yose umuntu agira ari mu byaha ntabwo ari amahoro nyayo, ntabwo ari amahoro nyayo. Ni ibintu bimeze nk'ubukunguzi, ibintu byo kwihesha amahoro bizanwa n'abadayimoni, bizanwa no kuba umuntu yaba yabaye akahebwe, bizanwa n'ubwibone n'ubwirasi. Ariko ubundi ikimenyetso, bimwe mu bimenyetso byakabaye bigaragaza umuntu wahemutse, wakoze ikosa, wakoze icyaha, hakabaye hagaragara n'agahinda. Kumva agize agahinda, akumva arababaye, akumva ntatekanye, akumva umubabaro uramwishe, akumva ntariho, akumva bimumereye nabi. Yakabaye agira agahinda mu mutima we, akumva araremerewe, akumva ariho atariho, akumva urupfu rwamusatiriye, akumva
nta bitotsi, akarya ibiryo akumva ntibiryoshye, akambara akumva ntaberewe, akagenda akumva ntafashije hasi, akumva arakubitwa n'umuyaga, kuko nyine hari siriko yabayeho. Icyaha cyinjiye muri we, habayeho siriko, ntabwo ashobora gutuza. Uyu muntu ni agahinda ko mu buryo bw'umwuka, ni ikimenyetso cy'uko anafite n'umwuka wera. Mu by'ukuri ahantu hari umwuka wera ntabwo aha amahoro umuntu wakoze icyaha. Umuntu ufite umwuka wera, ugifite umwuka wera, umwuka wera ataramuvaho, umwuka wera atarigendera, umwuka wera atarakubenga ngo yigendere, ahantu hakiri umwuka wera hagaragara agahinda, hagaragazwa n'agahinda uwakoze icyaha. Akumva afite agahinda, akumva umutima urahagaze, akumva ubwoba buramwishe, akumva ntatekanye. Ni ka gahinda ko mu buryo bw'Imana, ka kandi atewe nuko mu by'ukuri bitameze neza umubano we hagati ye n'Imana wamaze kugenda. Inshuti yanjye, uko tugenda tuvuga izi ntambwe, wigenzura urebe mu by'ukuri niba ukigira agahinda, niba ujya uterwa agahinda nuko wahemutse, cyangwa niba utajya hariya ukisekera ukumva ni ibisanzwe, ukumva ntacyo bikubwiye, ugaseka, ukarya, ukamwenyura, ukikinira, ukanadabagirira n'imbere y'uwo wahemukiye, ukamudabagirira imbere. Ese ujya uterwa agahinda nuko wakoze icyaha, umutima ukakurya kubw'icyaha wakoze? Iyi ni intambwe ya mbere iganisha gusohoka mu cyaha. Ni agahinda umuntu aterwa n'icyaha yakoze, ko mu buryo bw'Imana kaba kamutegurira noneho kuza kwihana. Reka tujya ku ntambwe ya kabiri. Iyo havuyeho iyi ntambwe ya mbere yitwa agahinda ko mu buryo bw'Imana, haza intambwe ya kabiri yitwa kwicuza. Haza intambwe ya kabiri yitwa kwicuza. Kwicuza biza nk'intambwe ya kabiri. Intambwe ya kabiri yo kwicuza, umuntu akumva aricujije, umuntu akumva aricuza, akavuga uti koko ibintu nabikoreye iki, kubera iki nabikoze, kubera iki nahemutse, akicuza. Ibi bintu rwose ntabwo byari bikwiriye, simba nabikoze. Aha rero muri uku kwicuza niho habera kwihana, niho habera igikorwa cyo kwihana. Ijambo kwihana, irishinga kwihana, iyo umuntu atihannye agira abamuhana. Iyo utihannye uhanwa n'abandi. Noneho haje ijambo ryitwa kwihana, wowe ubwawe wafashe icyemezo cyo kwikosora. Nta wundi ugukosoye, nta wundi uguhannye, nta wundi ugukubise, nta ugize gute, nta uguhaye igihano, nta uguhaye igifungo. Wowe ubwawe uhitamo kwihana, uhitamo kwikosora, uhitamo kwisubiraho. Aha rero niho habera igikorwa nyirizina cyo kwihana. Turaza kubona ko bitandukanye n'ibyo abantu bita kwihana, turi bubibone. Uku kwicuza umuntu agira muri we, simba nabikoze. Umwana w'ikirara mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice k'15 umurongo waho wa 11 kugera kuri 19. Uyu mwana tumubona afata umugabane we akagenda akawaya, akasesagura, akitwara nabi, kugera ku rwego yaje kwisanga ari umushumba w'ingurube asangira nazo. Igihe kigeze agira agahinda, aterwa agahinda n'ibyo yakoze, aterwa agahinda nuko yitwaye, aterwa agahinda n'uburyo yitwaye nabi. Yumva agahinda karamufashe, yumva agahinda karamuteye. Intambwe ya mbere arayitera, intambwe ya mbere ayigeraho yo kugira agahinda, agira agahinda.
nyuma y'agahinda yakurikijeho kwicuza. Yaravuze uti dore ubuzima mbayemo, ibintu nakoze ntabwo ari byo, kandi ubu kwa data barimo bararya, kwa data barimo barabisigaza, none njye ndi gusagira n'ingurube. Afata akanya ko kwicuza, aba mu rugendo rwo kwicuza. Urwo rugendo rwo kwicuza arubamo, aricuza, yicuza ibyo yakoze, yicuza uko yitwaye, yicuza imyitwarire mibi yagize, yicuza ibyaha yakoze, yicuza uko ibintu, yicuza uko yasesaguye, aricuza. Ku ntambwe ya kabiri haza kwicuza, ari naho habera kwihana. Kuri iyi ntambwe niho kwihana kubera. Iyi ntambwe yitwa kwicuza. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 59. Petero, nyuma y'uko Yesu Kristo amubwiye ijambo rivuga ngo Petero uzanyihakana inkoko itarabika gatatu, habaye iki? Ngo nyuma y'uko ibyo Yesu yamuvuzeho bimusohoyeho, bikamusohoraho, ibyo Yesu yamuvuzeho bimaze kumusohoraho, ngo Petero ngo yahuje amaso na Kristo, ngo agahinda karamufata. Nyuma y'agahinda aricuza. Kubera iki namwihakanye, kubera iki nabikoze, kubera iki? Aricuza, agahinda karamufata, aricuza. Aho niho habera kwihana. Ararira. Muri uku kwicuza hajya hazamo n'amarira. Undi akarira, undi akababara, undi akagira amarira, akarira. Akarizwa n'uko yahemutse, akarizwa n'uko yakoze ikosa, akarizwa n'uko yatandukiriye, akarizwa n'uko yakoze ibidakwiriye, akarira. Tugeze mu bihe bya nyuma, hano babaye nk'inyamaswa, abantu babaye nk'ibisimba. Nta muntu ukibabazwa n'ikosa yakoze, nta muntu ukibabazwa n'icyaha yakoze, nta muntu ukirizwa n'ikosa yakoze. Tugeze mu bihe bikomeye, tugeze mu bisi ikomeye. Abantu barahemuka ukabona ntacyo bibabwiye, abantu bagakora ikosa ukabona ntacyo bibabwiye, abantu bagakora ibyaha ukabona ntacyo bibabwiye. Nta muntu ukirizwa n'amakosa yakoze, nta muntu ukirizwa n'icyaha yakoze. Umuntu uramureba ukabona ni fiyeri, ukabona ari kugenda ari fiyeri, arabifiringa, ukabona arajoyininga amafuti ye. Ukabona nta mutima umuryo, ukabona araho ni igikange kiraho, araho yanakurya. Ariko ahantu abantu bagifite umwuka wera, umuntu yakoraga ikosa akagira agahinda akanarira, hanihana akihanarira, yakihana ababaye, yakihana afite umuborogo, akihana amarira araza mu maso. Petero ngo agira agahinda, ngo birenga urwego rwo kugira agahinda, ararira, aricuza, yicuza ikosa yakoze. Aho niho yihaniye. Abatari bazi uko Petero yihanye, nuko yihanye, yagize agahinda. Nyuma y'agahinda kakurikiwe no kurira no kwicuza icyo yakoze. Iyo ni intambwe ya kabiri iganisha ku kwihana, n'igihe umuntu yicuza icyo yakoze akumva ababajwe nacyo, akihanira. Muri uko kwicuza niho hantu umuntu yihanira, hatarabaho na bya bindi tuzi twagiye twigishwa yitwa kwatura, ari nabyo tugiye gukomerezaho. Turi ku nyigisho yitwa isomo ku cyaha ndetse no kwatura, aho turi kurebera hamwe intambwe ziganisha ku gusohoka mu cyaha, aho turi ku ntambwe 3. Twahereye ku ntambwe ya mbere yitwa agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana, tugeze ku ntambwe ya kabiri yitwa kwicuza, tugiye gukomereza ku ntambwe ya 3. Intambwe ya 3 iganisha kuva mu cyaha ni ukwatura. Ngeze noneho kuri cya kindi abantu benshi bazi, twanigishijwe mu nyigisho zitandukanye, aba n'inyigisho z'igice cyitwa kwatura. Naturira n'ibyaha byanyu, musabirane, kwatura. Nabyo binakorwa nabi mu buryo butari nabwo butari nabwo. Abantu bashobora kurepeta ibyaha mu kwatura, umuntu akanatura n'ibyo atanazi. Kera twajyaga tubirepeta, twaba tugeze muri ako kanya kiswe ngo ni akanya ko kwatura,
umuntu akatura n'ibyo atakoze, apfa kuba azi gusa ko byitwa ibyaha, agahera ruhande akamera nk'uri gusoma urwandiko. Imana ibabarire kwiba, Imana ibabarire gusambana, Imana ibabarire gutukana, Imana ibabarire kurwana, Imana ibabarire kubeshya, Imana ibabarire kwibaza ku bantu, Imana ibabarire. Abandi batiye Imana ikubabarire. Umuntu akatura akanavuga ngo, akanasoza avuga ngo n'ibindi ngibuka Imana ibimbabarire. Mu kigare, ibintu biraho by'ikigare. Kwatura n'ubuhamya, ni gutanga ubuhamya, ni intambwe ifatwa nko gutanga ubuhamya bw'umwijima usohotsemo, ari nko kwibohora, ariko kwibohora no kwiyunga n'uwo mwari mufitanye ikibazo. Ni ubuhamya, nakoze icyaha, ngira agahinda kacyo, ngeraho ndakicuza, ndanakihana, yewe naranakizinutswe, noneho ntazi ubuhamya. Ndi gutanga ubuhamya ati mu gihe gitambutse nari ndi mu ntege nkeya rwose nazigiye. Ni ukwatura, ni ugutanga ubuhamya, ntabwo ariko kwihana, kuko watuye utarihana ntacyo byagufasha, watuye nta gahinda uragira ntacyo byagufasha. Uku kwatura ni ugutanga ubuhamya, ni ugutanga ubuhamya bw'icyaha wamaze kwihana, kuko kwihana byabereye mu gahinda wagize, bibera mu kwicuza wagize, noneho ni nko gutanga ubuhamya bw'uko wabohotse, bw'uko ukiza akaga. Abanyarwanda nibo bagira umugani uvuga ngo ukiza inkuba arayiganira. Ukiza icyo cyago cy'igihanya cy'icyaha, ni ubuhamya utanze naho kwihana byabaye kare. Iyi mitekerereze rero yo kumva ko kwatura ari cyo gihe umuntu yihanira, nibyo bituma umuntu wakurwa mu mubiri yatewe agahinda no kwihana n'icyaha yakoze, akagera akaho kwicuza kuganisha ku kwihana, ntagire amahirwe yo kugera ku ntambwe ya gatatu yo kwatura. Aha niyo abantu bashobora kuvuga bati ararimbutse, kuko yayindi ya gatatu atayigezeho. Ni ikinyoma. Wabashije guterwa agahinda n'icyaha wakoze, ukabasha kwicuza icyaha wakoze, ukihana wowe ubwawe mu mutima, ukumva ko ukizinutse, mu gihe uri gutegura kwatura nko gutanga ubuhamya, wakabaye wumva ufitiye icyizere cy'imbabazi z'Imana n'ubugingo buhoraho muri wowe. Hari ibintu bikorwa kugira ngo habeho gusohoza gukiranuka kose, ariko atari byo biguhindura uriwe wa nyawe. Ikintu cyo kwatura ndagira ngo ngishingeho mpashinga agati kugira ngo mubyumve neza. Urya mwana w'ikirara amaze kwisubiramo no kwicuza, yaragiye yikubita imbere ya se aratura, abwira se ati, data narakosheje, nakoze ikosa, naragiye ibyo wampaye ndabyaye, ngera ku rwego nsangira n'ingurube, none ndakwinginze mbabarira, sinkiri uwo, nta nubwo nari ngikwiriye kwitwa umwana wawe, ariko mbabarira, wenda mb'umugaragu. Ise ngo amwitegereza, aramureba. Mwana afashe umwanya wo kwitekerezaho, mwana atoye agahinda n'ibyo yakoze, mwana afashe umwanya wo kwicuza ibyo yakoze. Umwana uteye intambwe ya gatatu aza gusaba imbabazi aratura. Ise aravuga ngo ndakubabariye mwana wanjye, kandi bakwambika umwambaro mwiza w'igitare, kandi banakubagira ikimasa cyiza tugisangire, kuko wateye intambwe nziza. Ubwo watangiye mu guterwa agahinda n'icyo wakoze, ukagera ku rwego rwo kwicuza, ukaba ugeze ku ntambwe ya gatatu yo kuza kwatura, ndakubabariye. Kwatura, uku kwatura bikorwa mu buryo butatu. Mu nyumve aha harakomeye, ngeze niyo abantu benshi babyicira. Kwatura bikorwa mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ukwaturira Imana.
ni ukwaturira Imana. Uburyo bwo kwaturira Imana ni igihe wacumuye ku Mana nta wundi muntu uko gucumura kwawe kwakozeho. Reka nsubiremo, ni igihe wacumuye ku Mana uko gucumura kwawe nta wundi muntu kwakozeho ngo kumugireho ingaruka iyo ariyo yose. Zaburi y'ijana, Zaburi ya 51 umurongo wa 4 kugera ku wa 6, Dawidi yaravuze ngo umbabarire igicumuro cyanjye, ni wowe ubwawe nacumuyeho, wowe ubwawe kuko ari wowe ubwawe nacumuyeho, umbabarire, ni wowe nahemukiye. Ni igihe wacumuye ku Mana. Iyo dusomye Itangiriro 39 umurongo wa 9 mu kiganiro Yosefu yagiranye na nyirabuja ari kumusaba ngo baryamane, yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo natinyuka gute gukora icyaha nkacumura kuri data, nkacumura ku Mana no kuri databuja. Urumva ko yari arimo abwira nyirabuja ko baramutse baryamanye yaba acumuye ku Mana no kuri shebuja. Acumuye ku Mana no kuri shebuja. Hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 1 haba ijambo rivuga, Paulo yavuze ngo yahoranye umutima utamurega ikibi, agirira Imana ndetse n'abantu. Yumvikanishaga ko hari igihe umuntu ahemukira abantu agahemukira n'Imana. Icyo ni icyaha kiba cyakoze ku bantu kikababaza n'Imana. Ariko noneho hari igihe umuntu usanga ikosa yakoze nta muntu yawutaje, nta muntu yababaje, nta muntu yakoreye icyaha, ahubwo iryo kosa riri ni Imana yacumuyeho. Icyo gihe waturira Imana. Nabaha nk'ingero kenshi z'ibyaha umuntu akora ugasanga acumuye ku Mana ariko ku bantu ntawacumuyeho. Nk'icyaha nko kwitotombera Imana, ushobora kwitotombera Imana ugasanga ucumuye ku Mana nta muntu ucumuyeho. Icyaha cyo kutizera, icyaha cyo kwiganyira, ibitekerezo bibi bitagambiriye kugira uwo byangiza, kurarikira, kwifuza, ubwoba bwo mu mutima, n'ikindi kintu cyose cyakozwe mu buryo bw'ibanga ushinjwa n'umutima wawe gusa n'Umwuka Wera. Ushinjwa n'umutima wawe gusa n'Umwuka Wera, kuko abo ni abahamya babiri bashinja umuntu bamuhamiriza ko ari muzima cyangwa atari muzima. Kuko ijambo ry'Imana rivuga Umwuka Wera w'Imana amenya n'imitima yacu yuko turi abana b'Imana. Abo ni abahamya babiri. Ushobora gusanga uri gushinjwa n'umuhamya Umwuka Wera, ugashinjwa n'umutima wawe, ariko hirya yawe nta wundi muntu. Icyo gihe wacumuye ku Mana, aturira Imana kuko ariyo mufitanye ikibazo. Icyo ni igihe umuntu yaturira Imana. Kabiri ni ukwaturira umuntu. Ubu buryo bwo kwaturira umuntu ni uburyo bukorwa mu bihe bibiri gusa. Ni mu gihe wahemukiye mwene so, uba usabwa kumwaturira maze akagusabira imbabazi ku Mana. Matayo 5:24 n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 17 umurongo wa 3 kugera kuri 4. Bibiri igaragaza ko mu gihe wahemukiye mwene so, mugane, mwegere, umusaba imbabazi. Kugeza n'ubwo Yesu yavuze ngo nujyana n'ituro ugiye gutura, ukibuka ko ufitanye ikibazo na mwene so, siga ituro hafi aho, ugende umusaba imbabazi ugabukura ituro. Iyo wahemukiye mwene so, ni naho hakora rya jambo rivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Muri Yakobo muri kiriya gice cya 5 here kuri za 16, mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Mukwaturirana ibyaha hagati y'abantu y'umuntu n'undi bahemukiranye, muraturirana mugasabana imbabazi. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kwatura. Hano ntushobora gusaba Imana imbabazi ngo wakire imbabazi utarazisaba uwo wahemukiye, kuko nimwe
niwe uguhesha izituruka ku Mana. Kandi mbyibutsa ko mu gihe usaba mwene se imbabazi ntabwo ari itegeko, si ihame ko aziguha igihe cyose. Hari ubwo uzimusaba ntaziguhe kubera umutima we uko umeze, ariko nagira mbahumurize mbabwire ngo kwimwa imbabazi n'uwo uzisabye ntibivuze ko Imana itaziguhaye. Wowe icyo wakoze wakarabye niwe usigaranye umutwaro no kuremererwa kuko atakubabariye ngo abohoke, ariko wowe bohoka ku Mana kuko wamusabye imbabazi. Ntabwo rero igihe cyose dusaba imbabazi tuba twiringiye ko abo tuzisabye bari buziduhe. Hari n'ubwo azi kwima ariko Imana ikaziguha kuko wakoze icyo wasabwaga gukora, wasigarana urubanza rwo kudatanga imbabazi, ariko icyo wagombaga gukora burya uba wagikoze. Gusaba imbabazi mwene so mu gihe wamuhemukiye nicyo gihe waturira mwene so cya mbere kibaho. Wibye umuntu ibyo wabitwaye, urimo uramubona muragendana, ugiye gusaba imbabazi Imana utamusabye imbabazi, banza umusabe imbabazi ko wamwibye ukomeze aguheshe iz'Imana. Erega niba umaze kumusaba imbabazi akakubwira ngo Imana ikubabarire, ibindi bintu usijya gusaba Imana imbabazi n'ibindi se bisigaye. Wakubise umuntu musaba imbabazi ubone kuzisaba Imana kuko wamubabaje. Waroze umuntu wakabaye umusaba imbabazi akagusabira imbabazi ku Mana kuko waramuroze waramubabaje. Wahemukiye umuntu waramwiciye, musaba imbabazi ko wamwiciye hanyuma uzisaba Imana. Imana ibashoboze idushoboze kuba mu buzima bwitoza gusaba imbabazi abo twahemukiye kugira ngo twakire iz'Imana. Uburyo bwa kabiri kwatura bikorwamo ni kwaturira umuntu nanone umwaturiye icyaha kiremereye runaka wakoze, wumva ko wowe ubwawe imbaraga zawe ufite zidahagije kugira ngo ugitsinde, ahubwo ukeneye imbaraga z'undi ngo agufashe kugusengera. Ariko nanone icyitonderwa, ntabwo igihe cyose bikorwa, ntabwo umuntu uwo ari we wese abwirwa iki cyaha cyangwa isidege nkeya wagiyemo. Muri urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto 5:20 hari abantu bivuga ngo nicyo gituma duhinduka intumwa mu cyimbo cya Kristo kugira ngo Imana ibingingire muri twebwe. Bisa naho Imana yingingira abantu muri twe. Niba abantu batoranijwe n'Imana bakabisigirwa, ushobora kwegera akagusengera kubw'uburemere bw'icyaha wakoze ngo agusabire imbaraga ku Mana z'ubutsinzi zo gukomeza gutsinda cya cyaha. Aho nawe ushobora kuboneka mu mwanya wo kwaturira umuntu bitewe n'uburemere bw'ikosa wakoze, wumva ko wowe ubwawe udashobora kwiheka ngo bikunde, ukaba wakenera uguheka mu buryo bwo gusenga. Ubwo bwari uburyo bwa kabiri bwo kwatura. Ubwa mbere ni ukwaturira Imana, ubwa kabiri ni ukwaturira umuntu, uburyo bwa gatatu ni ukwaturira mu ruhame. Kwaturira mu ruhame bibaho ryari? Ubu ni uburyo bukorwa mu bihe nabyo bibiri. Ni igihe wacumuye ku Mana no ku bantu. Wacumuye ku Mana no ku bantu. Kuko wacumuye ku Mana no ku bantu, iki cyaha cyawe birasaba ngo ucyature, noneho waturire mu ruhame kuko byamenyekanye mu bantu. Iki cyaha cyabereye mu ruhame, cyavuye mu ibanga kibera mu ruhame. Iki gihe rero biragusaba ko kuko cyakorewe mu ruhame, cyamenywe na bose, ntacyo kiramiye, aturira mu ruhame kugira ngo abamenye ko wagikoze banagutangira ubuhamya ko wihannye. Si byiza gukora icyaha ngo kimenyekane mu ruhame ngo nurangiza ujye kukihanira mu ibanga, abantu bakomeza kugutwara nk'umunyabyaha ukiri muri wa mwijima kandi warihannye. Icyaha cyabereye mu ruhame kinihanirwa mu ruhame. Kandi kugira ngo ubohoke neza bigusaba kwaturiraho icyaha wagikoreye. Abantu bagira ingeso, umuntu agahemukira abantu mu murenge runaka akabababaza pe, akazagenda akajya mu wundi murenge akaba ari hajya kwihanira. Ntabwo ibyo byemewe. Ihanira icyaha aho wagikoreye, ubohorwe n'abo wagikoreye, bakubohore bavuge bati turamutangira ubuhamya, turabatanga ubuhamya bw'uko cya cyaha yagisohotsemo.
kwaturira mu ruhame ni igihe icyaha cyakorewe mu ruhame, wacumuye ku bantu no ku Mana, icyaha cyamenyekanye cyageze mu ruhame, biragusaba kugira ngo icyo gihe waturire mu ruhame kugira ngo ubashe kubohoka. Tugana ku musozo, zimwe mu ngaruka zikomeye zo kutaturira icyaha mu bo wagikoreyemo, harimo ibirego Satani ahora akurega binyuze mu manza bagucira, ngo n'ubundi se urakora iki, ngo n'ubundi se wihannye ibiki wowe, buri wese uyu ni umugome, ngo wamubona agenda, ntabwo bigeze bakubohora muri bo. Hakiyongeraho n'ipfunwe ryo guhora witinya mu gihe cyose uhuye na bamwe bakuzi. Uritinya kuko iyo muhuye uhita wumva ko bari kugusomamo cya cyaha kubera ko utigeze wihana ngo bamenye ko wihanye. Niba warakoreye icyaha mu ruhame, waturire mu ruhame. Imana y'amahoro ibafashe, Imana y'amahoro ibane namwe, ibigisha uburyo bwiza bwo gusohoka mu cyaha mu gihe mwahemukiye Imana. Turi mu isi, ushobora gukosa, ushobora gukora icyaha, ushobora gusitara, ariko icyo tukwifuriza ni uko wamenya uburyo nyabwo bwo gusohoka mu cyaha. Ndagira ngo dusoreze hano, tubasengera Imana. Tuzakomeza n'ikindi gice kizakurikiraho kigendanye no kwezwa, intambwe yo kwezwa ikorwa gute, tuzababwira ndetse n'igice kigendanye n'icyaha kitababarira. Reka dusenge Imana. Imana y'amahoro ikomeze irishimire. Uhoraho Data twese ndagushimiye, uri intwari ku rugamba, ntawe uhamwe nawe. Uko wari ejo n'uyu munsi ni kuri. Uri Data twese mwiza, tugufite ntabwo twifuza undi murengezi, tuzahora tugushima. Mushimwe uhimbazwe kandi ushyirwe hejuru. Wongeye kutwibutsa ko gucumura bibaho, ariko nanone umuntu akwiye kumenya uko asohoka mu cyaha mu gihe yakoze ikosa. Saba imbabazi uciye bugufi wese kugira ngo imbabazi zawe zibe kuri we kandi yakire imbabazi zawe. Nyemerera rero ukomeze ugaze utegeke, kandi uburinzi bwo bukomeze we kuri buri muntu wese ufashe icyemezo cyo gufata ingamba zo kwirinda kugendera mu byaha. Kandi abasabye imbabazi ntibazitange, ubaha imitima yo kubabarira. Abahemukiye abandi, ubaha imitima yo gusaba imbabazi. Icyo twifuza ni uko twese tuzagira iherezo ryiza, ubwo ugiye kugaruka tukazagusanganira tudafite ikizinga ndetse n'umunkanyari. Icyoro n'ikibice bihe byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Shalom. Umwami w'amahoro twizeye tukamwiringira, abane namwe muri byose. Turabakunda cyane.